Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana kubw'ibintu byiza yakoze hagati mu bwoko bwayo. Imana yacu ishimwe cyane. Ndanezerewe cyane kongera kubana abacu k'icyumweru nyuma y'ukwezi yageze muri Afurika. Twaseze Imana y'umugisha gusenga kwacu, turakwegereje mwene data, turagukunda. Iyo udahari nyine bigaragara kuko wagiye, ariko ushima Imana yakurinze ikarabana na madamu, ugasanga n'umuryango wose ari amahoro nk'uko yabivuze. Twe twabiciyemo ntabwo byoroshye, kuko abantu bagiye bashaka tugasigara abagore bacu inyuma, ntabwo biba byoroshye. Ariko ndimo ndumva feeling, ndimo ndumva ko uyu mwaka hari ikintu Imana izakora ku bw'abadozi. Yesu ashimwe cyane kugira ngo Imana yongere ikuze imiryango. Amen. Uyu munsi si butinde ndihuta kuko ijambo nahawe ni ijambo ryo kwizera, ariko kandi ndarivuga mu buryo bunyarutse. Ntabwo ndi butinde mu minota mike rwose turaba turangije. Reka tubungure za Bibiliya zacu dusome mu Baheburayo ibice 11 uhereye ku murongo wa mbere. Abaheburayo 11 uhereye ku murongo wa mbere. Aravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Yesu ashimwe cyane. Ndongera ndisubiremo, aravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Amen. Uyu munsi ngira ngo hari abatahabonye mu Baheburayo twasomye igice cya 11 uhereye ku murongo wa mbere. Numvise nahawe ijambo ryo kwizera uyu mugoroba none kugira ngo ari byo dusangira, kandi uyu munsi Imana yatanze ijambo ntaryita kuko ari ijambo risubiza intege abacitse intege.
ryakuraje cyangwa se ijambo ryakuraje ryongera gusubizamo imbaraga mu bihe nk'ibi tugeze. Ijambo ryo kwizera, nkunda amagambo yo kwizera muri rusange. Kwizera actually Bibiliya ifite ibintu bitatu navuga kuko ari iby'ingenzi. Iyo uri umugabo, ubundi umugabo muri Bibiliya, umugabo nyamugabo ategerezwa kugira ibintu bitatu. Umugabo wo kwizera ategerezwa kugira kwizera. Iyo mvuga umugabo harimo n'abagore, ni muri sanse generale. Utegerezwa kuba umugabo ufite kwizera, ukaba umugabo ufite ijambo, ukaba n'umugabo ufite amasengesho. Ibyo bintu bitatu iyo bifite Bibiliya yose uba wahimbaza. Yesu ashimwe cyane. Umugabo w'ijambo, umugabo wo kwizera, umugabo w'isengesho. Ibyo nibyo buzima bwa Kristo. Ibyo bintu iyo bibuze mu buzima bwa Kristo, ibintu birapfa. Kwizera ni iby'ingenzi cyane kuko kwizera nibyo byatumye dukizwa. Yesu ashimwe. Hatarimo kwizera nta Kristo buhari. Kuko Yesu yaravuze ngo unyizera wese azakizwa kandi bazahabwa ubugingo buhoraho. Uyu munsi twizeye kuko tuzahabwa ubugingo buhoraho bivanye mu kwizera ijambo ry'Imana. Haleluya. Rero kwizera ni ikintu cy'ingenzi, ni ingabo ikomeye umukristo wese ategerezwa kwitwaza. Ndashaka kuvugana nawe uyu mugoroba, niba uri muri situation ubona ibintu bitarimo bimuvika, ukaba urimo ugenda ukabona ubuzima burakomeje ariko ukabona ibintu ntabwo birimo bimuvika, ukaza kuri church icyumweru kigashira ikindi kikaza ukabona ubuzima ni bwa bundi nta kintu kirimo gihinduka. Rimwe na rimwe ukabona abandi barimo baragenda batera imbere, abandi barimo baragenda basingira amasezerano, ukibaza atako njyewe niki kuki ibintu bitamuvika. Muri Bibiliya igaragaza intambara nyinshi abantu barwana. Harimo intambara nyinshi ariko uyu munsi ndabona kuvuga ku ntambara y'Imana ishaka kuko turwana uyu mugoroba. Ntabwo ari intambara igoye, ndaza kwibasobanurira. Ni intambara yo kwizera. Yesu ashimwe. Hari intambara nyinshi zagiye zirwanwa muri Bibiliya, harimo intambara ba Dawidi bagiye barwana zidasaba imbaraga nyinshi. Uribuka igihe atsinda Goliyati yamutsindishije gusa ibuye. Iyo ntambara irarangiye kandi cyari igihangano. Gufata ngira ngo murayizi Topito, gufata Topito ugatsinda Goliyati, iyo ni ibitangaza. Hari izindi ntambara Yoshua barwanye nyinshi zitandukanye kugeza aho Yoshua yabwiye Imana arayibwira ngo intambara yabaye yatinze, none mbabarira uhagarike izuba gato kugira ngo turangize urugamba. Izo ni intambara zagiye zibaho muri Bibiliya. Imana yemera guhagarika izuba kugira ngo Joshua akomeze arwane urugamba. Hanyuma uyu munsi intambara nshaka kuvuga ni intambara Imana sinzi ko narayita intambara, ni uburyo Imana yabwiye Yoshua. Ngira ngo mwese amakuru ya Yeriko murayazi. Iramubwira ngo ugende ntugabije Yeriko, ariko ikintu muzakora gusa muzenguruke Yeriko. Haleluya. Uyu munsi ndavuga hejuru yo kuzenguruka. Ugende muzenguruke Yeriko gusa, nta kindi basaba gukora usibye gusa kugenda mukazenguruka. Munyemerere rero dusome igitabo cya Yoshua ibice 6 kuko niho turi buganire uyu munsi, hanyuma turangize. Yoshua ibice 6 uhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 10. Twahageze twasoma mu izina rya Yesu. Iyi ni famous story abantu benshi barayizi. Dukunze no kuririmba indirimbo nyinshi za Yeriko zivuga ngo iraguye. Uyu munsi turaganira kuri iyi nkuru. Turasoma mu izina rya Yesu. Niba twahageze twavuga ngo amen.
hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abisirayeli, nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore mugabije i Yeriko n'umwami waho n'intwari zabo. Yesu ashimwe cyane. Dore mugabije Yeriko. Uyu murongo nushaka uze kuwusubira turawugarukaho. Uwiteka ku murongo wa kabiri, Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore mugabije i Yeriko n'umwami waho n'intwari zabo. Namwe ab'ingabo mwese muzazenguruke umudugudu rimwe, ariko muzajya mukora kumara iminsi 6. Kandi abatambyi 7 bazatwara amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku. Ku munsi wa 7 muzazenguruke umudugudu 7, maze abatambyi bavuze amahembe navuga cyane mu kumva amajwi yayo, abantu bose bazavugira icyarimwe baranguruye amajwi yabo. Inkike z'amabuye zigose umudugudu zizahera ko ziriduke, abantu bose bazurire umuntu wese imbere. Yesu ashimwe. Amen. Reka dusimbukire ku murongo wa 10. Ku murongo wa 10 aravuga ngo Yosuwa ategeka abantu arababwira ati, ntimuzasakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane, ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu, kugeza umunsi nzababwira nti nimurangurure amajwi muzahereko muvuge. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Haleluya. Sinzi uyu munsi i Yeriko ushobora kuba uri guhura nayo uyu munsi wa none. Yeriko ishobora kuba ari ikibazo runaka uri gufesinga mu buzima bwawe. Yesu ashimwe. Kugira ngo nze gusobanurira ijambo neza, ndaza gutanga illustration cyangwa se urugero. Ndasaba murabizo yaza handle kugira mutange urugero bw'ibyo nshaka kuvuga uyu munsi. Wenda murabizi mubona mbere ngiye kumufataho urugero mvuge kuko ari Yesu ashimwe. Amen. N'urugero kandi Yeriko, sinzi Yeriko yawe uko yaba imeze ko ariko kose, uko yaba yitwa, ishobora kuba ari Yeriko wenda y'ikibazo runaka ufite, ikibazo wenda cy'urushako, ishobora kuba ari Yeriko y'ikibazo cy'amafaranga ufite, ishobora kuba Yeriko y'ideni, ishobora kuba Yeriko y'uburwayi. Abantu mu buzima dufite za Yeriko zitandukanye zazamutse buri gihe. Uko ugiye ubyutse mu gitondo uratuka ugasanga ya Yeriko irahari. Imana idufashe. Amen. Ugasenga watuka mu gitondo ugasanga ya Yeriko iracyahari. Umwaka ukaza ugashira, undi ukaza ugashira, ukibaza ngo mbese Mana ibi bintu bizagenda gute? Iyi Yeriko iri imbere yanjye izava imbere yanjye gute? Kandi Yeriko yari iteye ubwoba. Ndagira ngo mubyumve, Yeriko yari umujyi munini wubatse ukomeye cyane. Hanyuma Imana yacu igitangaza, Imana igiye gutanga strategy se cyangwa uburyo bwo kurwanya Yeriko, ntabwo yababwiye ngo mugende ngo mufate inuza se inyundo cyangwa ibindi mu mbomoro ya. Imana yababwiye ko ikintu gusa bazakora ngo bazagende bazenguruke Yeriko inshuro 7. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu Imana yari ibabwira kuzenguruka, bari abantu bamenyereye ubuzima bwo kuzenguruka, bari abantu babaye mu butayu imyaka 40 bazenguruka. Igihe kimwe Imana yagenda irababwira ngo igihe mumaze muzenguruka kuri uyu musozi kirahagije. Muzi kuko bagombaga kubireka nani
ngira ngo bagombaga kuhagira mu kwezi kumwe se cyangwa iminsi 40. Iminsi 40 bagombaga kuba bageze Kanani, ariko barazenguruka mu butayu, bakagenda bakazenguruka imyaka 40 ahantu bari kugenda iminsi 40. Ni ukuvuga ngo Imana yari ishaka kubigisha ubundi buryo bwo kuzenguruka ariko bwiza. Yesu ashimwe cyane. Butari bwa buryo bwo kuzenguruka bazengurutse imyaka, bamwe barava bapfira mu butayu, abana babo abari bo baza kwambuka. Imana yababwira ati ngiye kubigisha uburyo ki muzazenguruka, baramenyere kuzenguruka, ariko kuri iyi turu muzakore ukuntu nzababwira, kugira ngo Yeriko iri imbere yanyu ibashe kuhava. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ngo batangira kuzenguruka umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu. Uku kuzenguruka Imana yashakaga kubigisha ni naryo jambo twasomye ryo kwizera. Ni jambo rivuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udafite gushidikanya. Ushobora guhitamo, hari ijambo twasomye hano nabizi nakubwira gato, twasomye tugitanga umurongo wa 2. Havuze ngo Uwiteka abwira Yoshua ati dore ntugamije i Yeriko n'umwami waho n'intwari zabo. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Imana yari yamaze kumuganiza. Imana yari yamaze gutanga Yeriko mu maboko yabo. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ndagira ngo mubwire icyo kibazo urimo uhura nacyo, hari isezerano ry'Imana mu ijambo ryayo yuko icyo kibazo Imana yamaze kubwigera. Yesu ashimwe cyane. Ariko kubera icyo kibazo Imana yiteguye, ariko ukaba utabona impinduka y'icyo kibazo, nicyo kibazo duhura nacyo. Tukazenguruka umwaka ukaza ugashira, tuzenguruka ukisanga ahandi nta kintu kirimo hino. Wari ureba gusa buri gihe ukabona Yeriko imbere yawe, ukabona wa musozi uracyari imbere yawe, ukabona cyari igitaka kiracyari imbere yawe. Ariko Imana ibwira Yoshua ati namaze kubaganiza Yeriko. Yesu ashimwe cyane. Aha rero birasaba kwizera. Imana imaze kukubwira, imaze kuguha isezerano kuko yagukijije, kugira ngo iryo sezerano rikore mu buzima bwawe birasaba kwizera. Imana ibwira abantu rero umurongo wa 10 yababwiye ikintu bazakora. Reka nongere nasome. Irababwira ngo Yoshua ategeka abantu, arababwira ati ntimuzasakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane, ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu kugeza umunsi nzababwira. Urabona ikibazo abantu duhura nacyo iyo turimo tuzenguruka, buri gihe urazenguruka aho kugira urebe Yesu, urebe isezerano Imana yaguhaye, buri gihe ukajya ureba Yeriko. Nkajya tariki ikinyaga n'igihanga, iki kintu kizava imbere yanjye. Buri gitondo ugasanga abakristo kenshi tubayeho mu buzima dusakuza, ubuzima bwo gusakuza. Ugasanga amaganya niyo yuzuye, buri gitondo waduka atari mu cyakinyego kiracyareka. Ugasanga ubuzima bwo complaining. Niki Imana yashakaga kwigisha Abisirayeli, ibabwira ngo mwabayeho mu buzima muzenguruka musakuza, mwarasakuje cyane, mwarakomplaininze cyane, mwarivovose, bageze aho bivovota inzoka zirabarya n'ibindi byinshi bitandukanye, bivovotera Imana, bivovotera bose. Ariko kuri iyi turu Imana yarababwira ngo ndashaka kuko muzazenguruka mucecetse. Hari uburyo bubiri. Urashobora guhitamo kuzenguruka uri muri ijambo ry'Imana, buri gitondo ukavuga ngo kubw'imibyimba ya Yesu Kristo narakize. Haleluya. Kubw'ijambo ry'Imana ndi umutunzi, ntabwo tuzaba imirizo ahubwo tuzaba imitwe. Ntabwo tuzigera tuba abantu ahubwo tuzaba abambere. Buri gitondo ukavuga ijambo ry'Imana aho kureba Yeriko, kuko nureba Yeriko urabona ubuhangange bwawe, ukavuga ati Imana wabaza kutuganiza Yeriko, ukagenda ureba ijambo ry'Imana. Uku niko bazenguruka. Kandi Imana yarababwira ngo ntabwo bazengurukaga buri munsi abatumeje. Yarababwira ngo nimumara kuzenguruka mugende mutuze, mwicare muryame musinzire, nibucye mu gitondo mwongere kandi muzenguruke. Yesu ashimwe cyane. Ni twebwe wo guhita buri gihe iyo
ureba ikibazo ukakirutisha ijambo ry'Imana, ndakubwiza ukuri icyo gihe Yeriko izigera ibiduka. Ariko buri gihe cyose iyo watura ijambo ry'Imana, ukatura amasezerano y'Imana, ukuzenguruka ugakomeza kwatura, ndakubwiza ukuri hari inkike ziba zirimo ziriduka utari kureba mu minsi. Ndizera kuko buri munsi uko bazengurukaga Yeriko yagendaga ihungabana mu mizi aho ngaho. Hari matafari yanyeganyegaga mu buryo batayibona. Uyu munsi rero urashobora kuba utari kubona impinduka, ariko ntibivuze kuko Imana itari bikora. Barazengurutse umunsi wa mbere bakabona ni kwa kundi, uwa kabiri ni kwa kundi, uwa gatatu ni kwa kundi, uwa kane ni kwa kundi, uwa gatanu ni kwa kundi. Ariko ngo bigere ku munsi wa karindwi, Imana irababwira ati ikintu muzakora gusa muzahimbaza Imana, muramye Imana, musakuze. Hanyuma babikoze ngo inkike zose zirarira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. So ikibazo twebwe dufite rero nuko tutizera ijambo ry'Imana. Dore ikintu Imana irashaka yuko twizera ijambo ry'Imana. Imana y'umugisha. Mukomera amashyi cyane. Ikibazo abantu dufite muri ibi ni umusakuza. Uzi ko Satani ntashobora kumenya icyo utekereza utaramenya. Ntashobora. Utaravuga ijambo, Satani ntashobora kumenya icyo uri gutekereza. Ntamenya faiblesse yawe. Ariko umunsi wavuze, atabati mbonye intege zawe, mbonye aho ndi buguhere. Usanga abantu babanye bavuga ngo jewe mujya sinzi kabisa. Njyewe rwose ibintu byaranze, wagira ngo njyewe Imana yarantumye, wagira ngo ufite umuvumo, wagira ngo twebwe umuryango wacu w'Imana. Ayo magambo nyine niyo yatumye Abisirayeli bamara imyaka 40. Ariko niba ushaka yuko umwaka utaha uzinjira i Kanani, ukabona cya Yeriko kiriduka, birasaba no guhindura amagambo tuvuga. Birasaba kwatura ijambo ry'Imana. Imana yakubwiye ati nakugabije Yeriko, nta mpamvu yuko nuyireba urabona igihano. Yego aya maso yacu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo kwizera ni ukumenya rwose iby'irimi udashidikanya, kandi ngo niko kutumenyesha yuko ibyo tutareba ari ukuri. Reka mbabwire, akenshi ibyo tureba biratubesha. Iyo tureba tutwaye amaso yacu biratubesha cyane. Akwereka kuko nta kintu Imana iri gukora. Ariko ndagira ngo mubwire ko uyu munsi n'ubu wicaye hano hari ibintu Imana iri gutura mu buzima bwawe. Ushobora kuba utarimo kubibona, ariko birahari. Ntugire ngo ari amasengesho usenga mu rukerera, ari amasengesho usenga uri mu muhanda, kuriya wirinda Imana. Ntugire ngo Imana ntiri gukora. Imana ni umubyeyi wacu, Imana yacu irakora, Imana yacu twitayeho, kandi Imana yacu irimo iradutura imisozi. Ariko ikibazo ni uko tutabibona, kubera kuko twebwe tuba dushaka gusa ngo duhite tubona shanje bikubita mu papa. Ariko Imana irashaka yuko tuzenguruka mu kwizera. Irashaka yuko tugenda mu kwizera. Buri munsi ugende watura ijambo ry'Imana, buri munsi ugende watura ubutsinzi, kandi uceceke. Wirinde kwatura amagambo mabi. Aya magambo mabi niyo ajya tubyarira ibibazo. Uvuga ngo tariko ndapfuye, ubu burwayi n'umutwe wanze buke, jewe byaranze, nta byangombwa, relationship byarapfuye, ubuzima bwanjye bwaranze. Oya, ndagira ngo mbwire utangire uhindure, utangire ugende watura buri munsi uvuge ko uri umutsinzi ndetse kurushaho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mu minsi idatinze Yeriko iraza kwiruka. Uko yabidesha kose, uko yabingana kose, Yeriko iraza kuva imbere yawe, kandi uraza kubona ubutsinzi buvuye ku Mana. Iri ni ryo jambo Imana yampaye uyu munsi, rigukomeza rikubwira ngo Yeriko iri imbere yawe, uwo musozi uri imbere yawe, icyo gikuta kikubuza kwinjira i Kanani, kikubuza kwinjira mu mugisha wawe, kiravaho mu izina rya Yesu. Gusa icyo usabwa ni iki? Ni ukuzenguruka mu kwizera. Ukizenguruke muri cyo gitondo, wongere ukizenguruke. Ariko nukizenguruka ntukirebe, ukomeze urebe isezerano. Uzenguruke isezerano ry'Imana, uzenguruke ikibazo, ukomeze utekereze kuri promise, ukomeze utekereze ku cyo Imana yagusezeranije. Yesu ashimwe cyane. Amasezerano, niba ushaka amasezerano y'Imana, ntukagire ngo ubuhanuzi n'ujya guhamagara abantu ngo dusengane ngo twumve icyo Imana irimo ivuga.
iki gitabo kirimo amasezerano arenga ibihumbi birindwi. Noneho bashaka amasezerano arenga ibihumbi birindwi ngo yagere gute? Urimo urashakira mu bahanuzi n'abandi. Hano harimo ubuhanuzi bwuzuye. Imana ikubwira ngo namaze kukugaragaza Yeriko, none ikindi Imana yamaze kuduhagakiza. Imana yamaze kutudera. Akenshi ibibazo turwana nabyo, turwana n'ibibazo twenyine twiteye. Turabyirebera mu magambo yacu, turakomeza tukabiramya. Oya, Imana ishaka kukuramo ikibazo, Imana ishaka ko tuyiramya. Irangije irababwira ngo ku munsi wa karindwi muzahere ko muramya Uwiteka, muvuze induru. Ndagira ngo usenge ijwi ryawe, kuko ndumva hari ikintu kigiye kuriduka mu buzima bwawe. Kandi nikiriduka uraza gusakuriza Imana. Ariko urwo rusaku abantu bagendana buri munsi, urusaku rwa Satani, urusaku rw'amagambo mabi, urusaku rw'amagambo yo kutizera. Urwo rusaku nirwo rwatumye Abisirayeli batinjira mu masezerano. Urwo nirwo rusaku Imana yawe. Imana yashaka ko dusakuza tuyihimbaza, dusakuza tuyira, twe gusakuza tuvuga amagambo yenda tutuma. Yesu ashimwe cyane. Rero Yeriko iri imbere yawe, hari imirindi yo gutabara, hari agakiza k'Uwiteka kagiye kugaragara. Gusa Imana iragusaba ngo mu kwizera ukomeze uzenguruke Yeriko gusa watuje, utuje mu mutuzo mwinshi. Ntuhangayike, don't worry, ntuhangayike mu izina rya Yesu. Guhangayika ukure. Ufite kwizera ni opposite ya doubt. Dore ufite gushidikanya n'ufite kwizera. Ukure ko gushidikanya, wizere Imana, uramye Imana. Dore icyo Imana ishaka nuko buri gihe tuyiramya, nuko tuyihimbaza, nuko nuduka mu gitondo uvuge ngo Mana ndagushimiye kubw'uyu munsi mwiza wandemeye. Uyu munsi ndawutsinze, uyu munsi ndagubwa neza. Bitabuje ko ibibazo bizaza, ariko nibiza ubisuzugura nyuma yo gukomeza uramya Imana. Nk'uko Abakristo bayabanesha, tunesha mu kwizera. Ntabwo tunesha ngo nuko oya, tunesha mu kwizera no mu kwatura. Twatura ibyizerwa, tubyature ku manywa, tubyature nijoro. Ndababwiza ukuri tuzabona umutsinzi w'Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Reka sabe abaririmbyi baze turirimba ndirimbo ikunze kuvuga ngo ngiyo Yeriko irahindutse, kuko nibyo jambo twahawe. Yesu yabimenya cyane, ariko yagendera ku bandi bayiririmba ivuga ngo ngiyo Yeriko irahindutse. Bene natanaga mubwire ko Yeriko yari imbere yawe irahindutse mu izina rya Yesu. Turaza kuvugiriza Uwiteka impundu, tuyivugirize urusaku, kuko ikuyeho za Yeriko zari imbere yacu. Kandi rero uyu munsi tugiye kwiga kuzenguruka, ariko kuzenguruka neza. Tujye tuzenguruka ikibazo, tugisuzugure, tugitesha agaciro, tukibone nkaho kitari. Ujye ureba ikibazo uvuge ngo Imana yanjye irakomeye kukurusha. Urabesha wa musozi uri imbere yanjye. Kandi ijambo Imana yambwiye ngo mubwire ngo iminsi ugeze kuri uwo musozi irahaje. Imana irashaka kukwinjiza mu gihe, Imana irashaka kukwinjiza mu rundi rwego. Rero udufashe duhaguruke turirimbe iyo ndirimbo, nitumara dusenga Imana. Ngiyo Yeriko yari imbere yawe irahindutse. Sawa etoka ze Yeriko, sawa nawe, sawa etoka ze Yeriko, sawa nawe, sawa etoka ze Yeriko, sawa
niba wizeye iryo jambo yuko yari kurera imbere yawe ridutse, reka dufatanye gusenga Imana, dushima Imana, tuzabura Imana icyubahiro. Data neza litele Mana bora neza yabashi Mana neza ndemoze fasa bora kwa ukora umunsi kuri kandi kuzahora iteka ryose. Wowe tunezaye kuzari imbere y'abana bawe, uyu munsi uracyakorana, uyu munsi uracyakora ibitangaza. Ndabona uwo musozi imbere y'abareba kubaho mu izina rya Yesu, bidukabaho mu izina rya Yesu, kuko twamenye neza kuko Imana yamaze kutuganiza, Imana yamaze kutuganiza ikara, Imana yamaze kutuganiza amasezerano yacu. Twayahawe turayafite, nopere maza sikere manjenirani. Rero ntabwo tuzongera gutera ubwoba na Yeriko uko zaziresha kose, uko zazigana kose. Oya, ntabwo tuzongera gutangwa nazo mu izina rya Yesu Kristo, kuko tuzi neza kuko Uhoraho watuneshereje. Dawidi kuya mu mwaka wo kwinjirikana, uyu ni umwaka w'amasezerano, uyu ni umwaka wo kwinjira hera, uyu ni umwaka wo kwinjira mu rundi rwego, urimo uratwinjiza ahandi hantu. Ndagushimiye kuko amasezerano yawe yuzuye, ndagushimiye kuko agakiza kawe gafashe mu buzima bwacu, ndagushimiye kuko amahoro menshi bora zantwaye ijana lenga nasiba. Urakoze data we, urakoze kukutuzanira agakiza kawe, urakoze kukuhembura ubwoko bwawe, urakoze kukudutabara. Lesa nshoboye kandi urakoze kuduhaye kwizera kugira ngo tubashe kwakira ibyasezeranijwe. Kandi kuzo n'icyubahiro, komera amashyi kukuramya Yesu.